imyenda nambara usa gutya nyamara nabishobora. ukumva ko utajya cyangwa wenda ngiye ukanyohereza basi nkajya kuri mwana we ukifata ukajya mu bakire. Iyi nzara yakuriye ntawe udatera imitwe wa mukobwa. Oya da. Uvuye kandi ndakuzi ugasanga unyaye hano hepfo ye. Dana amaze kunanirana yanyuze ku kazi nona nsanga atigeze afungura. Dana ntago ari ku kazi. iyi myenda mu minota 0 ubarangije kwifura yanumye urumva nturatangira Ntangira iki? nakubwiye nguki Ariko anje unshimisha rwose. kumana yanjye ni yose sangwa ifuza Ntabwo uzanje wandi mashini yikise. sari yo telefone hano se nyine Yawe se? byo ndi gukubwira uri kubyumva mpa telefone cyangwa uso kugenda ujye mu cyaro wanjye sana hano se nyine Ese ujye ubona umuntu hari imashini ku buryo yangize gufura ino myenda wenyine cyangwa wowe uri gukora iki mu nzu? Gusa ibi ugenda ndabirangiza ryarira. Muvandi Koma mbona utaburi hafi umaze iminsi mba mbona uri bize mu bitekerezo bite Ani no gutekereza ukuntu Ana ubabayeho nyuma yo gupfisha umubyeyi we mama we na murumuna ibyana biragoye no kubyumva biteye agahinda kubyakira mbese umuntu aba yibaza ukuntu anameze ngiye byandenze kabisa ako chance hari ikintu maze iminsi ntekereza uwazana Ana hano tukibanira nk'umuvandimwe ibyo ngo ejo uzajya kumureba tuzajya kumuzana asika ejo ntazaba mpari ahubwo uzagiyo nzajyayo ubwo untegurira ipantaro ejo nzambara azindukirayo haryo urahaza oya ntago mpazi si hahandi se oya ngo barimutse none se twahamenye ute nawe nabyo ni ikibazo none se nta na telefone umuntu yamuboneraho wapi ntacyo kubw'amahirwe twazajyayo tukabaza abaturanyi urebye ukuntu mba ndi kumutekereza umunsi ku munsi biragoye sister mba ngiye hanze gatoya ndaje ariko nukomeza kwigunga ibintu byose bibaho mu buzima nta kundi nyine sawa
Mwaramutse. Mwaramutse neza. nyine narinje hano Ana yaranyohereje ambwira ko nyine atazagaruka, narinje kugira ngo umusimbure ku kazi. Ntabwo azagaruka? Yagiye kwa nyina wabo. Ana bite? Ngize papa. Ko mbona utishimye? Oya ndishimye nta kibazo. Ndabona mwiriwe mu kazi, mwiriwe mufura. Yego twazindutse dufura. Ako ntabwo wishimye umeze nk'utariye. Iganye ndarye nta kibazo. Wanyweye icyayi se? Oya. Kubera iki? Twaba tukiri gufura nyine nari kugifata twarangije gufura. Iyi saha? Yego. Ukageza iyi saha utigeze unywa icyayi ukaba utaranarya? Nta kibazo ariko ni ubushake bwanjye. Yagiye kwa nyina wabo? Yego. None se wowe muziranye gute na Ana bakwitana? Njye nitwa Diane, nyine Ana turi inshuti. Iyo yabonaga nk'akazi yarampamagaraga nyine. Ariko yaransize. Bategeza kumbwira. Ntago mbizi ariko ni inshuti yanjye. Diane none ni wowe ugiye kumusimbura? Nyine ambwiye ngo nze mbabwire akazi katazagaruka, ngenze nyine mu kame. Kanze mpamagare sister, wasanga aho yakaguha. Yego. Mwana ishimwe mbonye akazi. Ugejeje saha utararya? Ni ubushake bwanjye papa, nta muntu wigeze umbuza kurya. Oya nta mpamvu. Nta mpamvu zo kwicisha inzara, gusa wakwicisha inzara ngo ni ubushake bwawe. Haguruka ujye kurya. Amakuru yanyu Ni meza. urakomeye. Ngana yarabohereje. Yaranyohereje ngo we ntazagaruka. Anje naragowe. Kandi ubwo uri kunywa icyayi? Yego ndi gukimwa ubwo twayike. Nta n'isoni. Gakomeza unywe. Nywa nyine. Suka munywa. Ariko wanje hoje gabanya ubutini. Suka munywa ariko kutanywa. Komeza ukinywa nyine. Kukimenyamwe amazi bikumariye iki? Ariko mana yanjye mbyutse mfura, mbyutse noza ibyombo, ibintu byose nabikoze. N'icyayi nafashe kuko cyo kunywa bakimenyamwe amazi. Nk'uko ko nacumuye iki. Kanirira umugati gusa nawe ubundi sinzi ntibizoroha. None se Ana uramuzi? Ana ndamuzi, twari duturanye nyine, twajyaga tubona akazi nyine tukagakorana. None yaragiye. Umusaza wanjye yarambwiye ngo wamubwiye ngo yagiye kwa nyina wabo. Yego. Kandi ntabwo azagaruka vuba, azaza aje kudusura gusa. Ni kure? Ni kure. Nta kibazo, ejo waza kuko dukeneye umukozi n'ubundi. Yego murakoze cyane. Ana yari umwana mwiza twamwizeraga, kuva kohereje ntabwo twakwanga. Nta kibazo, nanjye nzi akazi ni ukuri nzagakora neza. Sawa, ejo uzagaruke mu gitondo. Yego. Sawa, Murakoze. sawa nawe. Aje? Ndabona ubuza kuri telefone. Icyumba se ukijemo gute? Sanje ntabwo uri mukuru wanjye, ntabwo naza kugusura mu cyumba. Ariko ibyo ngibyo tubyihorera. Ariko Anje mbabarira umbwize ukuri. Nk'ubu ngubu usigaye unyangira iki koko? Basi niriye kosa nagukoreye ku buryo unyanga bene kariya kageni. Umva muko. Ndakwanga nimbikubwira ubyumva. Ako si ubwoko nk'umukobwa aranzize.
akazi umaze kukamenyera. ndakamenyereye pe. Ariko wakubaza uza hano Ana yagiye? Narahagiye ajya kugenda ninjye wamuherekeje mugezayo. Naramuherekeje pe ndumva nahamenya. Wazahanyereka? Urashaka kujya kumureba? Nshaka kuzajya kumusura nkamenya n'ahantu ari. Sha nta kibazo nawe ndumva mukumbuye twajyana nkakwereka. Kapisa. Nzaza tujyane. Bipange nuko. Amazi akirimo? Amazi reka ndebe. Ndabona ashizemo. Reka nze nkuzanira amazi yo kunywa. Tugomba kuzajyana no kuruka hanyereka. Nzahakwereka pe. Nawe ndamukumbuye byahata. Nawe nuko? Sha nawe ndamukumbuye. Uzagenda ejo sibyo? Ejo? Ejo mu gitondo. Nta kibazo reka nkora akazi vuba. Ibyo nyine ejo nta kibazo kizabagira. Ndanagufasha no kuri. Ndanagufasha. Bagihute banzuzanira ku mazi mbanze nk'ubu. Sawa nta kibazo. Wow! Ndirukanka ubwo nari kubise ninyuramo kane. Shanze ndakuzi ubu uri kumbeshya. Shanse we mwavuganaga. Sawa n'umwanya nzawuguha.